dushima Imana kubw'uyu mugoroba, imirimo itandukanye twiriwemo ikanadutera n'umwete wo kuza mu rusengero, kandi nta gihombo kibirimo, turabishimiye. Dushimiye n'abashyitsi bakomeje kugenda bakomeza kuza muri amateraniro yacu. Dushimiye by'umwihariko abamaze gufata umwanzuro kuzifatanya natwe muri torero cyangwa se no kwamamaza ubutumwa buheruka muri iyi minsi dusohoyemo. Uwiteka akomeze kubagenderera, Mwuka Wera akomeze gukomanga imitima yanyu, kandi akomeze kurinda imiryango yanyu, namwe ubwanyu abarinde, kugira ngo intambwe nziza cyangwa se icyemezo cyiza mwafashe, Imana izabarinde mu nzira zanyu zose kugeza dusoje urugendo. Muri uyu mugoroba tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo Imana iri gukora iperereza. Imana iri gukora iperereza. Bedi yaraza kumfasha kwa kundi kugira ngo tubashe kugendana. Nimugoroba ejo hashize twabonye ko kutubaha Imana cyangwa se kutumvira Imana bitera ubuzererezi. Twigira ku mugabo bita Kayini ndetse na Abeli, tubihuza n'iby'uyu munsi ko hari ikibazo cyo kuramya cyavutse hagati y'abahungu bombi, kandi bose bakuziranye uko bagomba kuramya, ariko birangiye ukumvira kwa Abeli kumukoraho arapfa, ariko Kayini kuko yakomeje kunangira umutima birangira ahindutse inzererezi, n'urubyaro rwamukomotseho biba uko nguko. Ndiko twagiye tubibona, kandi tubona ko n'ubundi muri iyi minsi abantu bagiye kuzazira, cyangwa se amahanga abiri atandukanye agiye kuzazira uburyo bwo kuramya. Twabibonye nimugoroba. Uyu munsi rero tugiye kwigana kino cyigisho bita Imana iri gukora iperereza. Nanone turashingiye ku byanditswe byera. Abafite Bibiliya murajya mu Itangiriro, turahera ku gice cya 10, ariko mbere yuko ninjya mu gice cya 10 ndabibutsa ko igice cya 10 kivuga urubyaro rwa bene Nowa, nicyo tugiye kuvugaho. Ariko mwibuke ko mu gice cya 6 twari dusorejeho nimugoroba, narengikomojeho gatoya, nababwiye ukuntu Abeli amaze gucibwa maze akagenda yerekeje inodi aho Uwiteka yamuciriye, yagize urubyaro rumukomokaho. Mu rubyaro rumukomokaho twabonye umugabo bita Lameki, kandi uyu Lameki niwe wadukutsweho bwa mbere ku isi ya rurema no kuzana abagore barenze umwe, azana abagore 2, ndetse tubona n'abana bakomotse kuri bano bagore batajye kuzana injyana z'isi z'imibyinire. Tubona Lameki yirahira akabwira abagore ati rero nimwumve ijwi ryanjye, nimutege amatwi amagambo yanjye, ati nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore mutera kuntera imibyimba, ati niba Kayini azahorerwa 7, nukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Bari bamaze gukora igisekuru cy'ubugome, niko nabyita. Kandi tubona ko ibyo ukora bigira ingaruka ku bana bawe, cyangwa se ku buzukuru bawe, cyangwa se ku buzukuza bawe. Niba ari byiza uri kubaka igisekuru cyiza, niba ari bibi uri kubaka igisekuru kibi. No mu cyigisho tugiye kwiga aka kanya, nacyo muraza kubona ko niyo njyana. Nacyo ibyo ukoze uyu munsi, amakosa ukoze uyu munsi, uko byagenda kose, iyo yagize akamenyero akaba imico yawe, cyangwa se rikaba ikosa rigize rimwe mu bigize imico yawe, byanga byakunda, iyo ritakugizeho ingaruka rigenga ku bana bawe. Iyo bitaye ku bana bawe ni ku buzukuru, iyo bitaye ku buzukuru ni ku buzukuza bawe. Byose uko byagenda kose ingaruka ziraza. Niko twabibonye. Maze tubona ko ariko Adamu Imana yamushumbushe ikamuha urundi rubyaro, muri urwo rubyaro rwe akabonekamo uwitwa Seti, kandi uyu Seti abyara abana bubaha Uwiteka birumvikana. Maze mu gice cya 6 tubona ko abantu bahindutse babi cyane, kuko abantu batagiye kugwira mu isi babyaye abakobwa. Iyo baza abantu rero ni abagengwa na kamere, mandi magambo rwari urubyaro rukomoka kuri Kayini. Maze abana b'Imana babandi bakomoka kuri Seti mu gisekuru cyiza, bareba abakobwa b'abantu ari beza barongoramo abo batoranije. Mandi magambo amahanga arivanze. Mu itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa 7 tugira ihame ry'uko abantu bagomba gushakana bahuje.
kuko iyo badahuje uko byagenda kose ikibazo cyo kuramya kiba ikibazo, kandi ikibazo cyo kuramya neza no kuramya nabi nicyo kizarimbura isi. Iyo rero abantu badahuje imyumvire mu bijyanye no gusenga Imana, uko byagenda kose urugo nubwo baba bakundana hari ikintu kibura. Aba rero nabo nicyo kibazo bagize, maze abana b'abantu batangira kugwira mu isi. Mane magambo, abantu bakomoka kuri Kayini batangira kugwira mu isi. None abana b'Imana abandi bakomoka mu gisekuru cyiza batangira kugenda babagira babashimamo, maze barashyingiranwa hagati yabo, imico irivanga. Imico imaze kwivanga rero, maze abantu bahinduka babi cyane, kuramya Imana biranga. Abo kwa Kayini baramyaga ibigirwamana, bari bafite n'imico mibi igiye itandukanye, bituma bakamuramo abantu b'Imana ubwiza cyangwa se uko bamenye Imana. Mu gice cya 6 nako muri kino gice ku murongo wa 13 muzabona ko Imana yategetse Nowa kubaza inkuge, maze arayibaza kugira ngo nibura akize abantu bamwe na bamwe bashaka kuyoboka Imana. Ariko byarangiye umuryango wa Nowa ariwo ubonetse wonyine, maze winjira mu nkuge, maze Imana irimbura cyangwa se irumbura abandi bantu bose babandi bahoze bakomoka kuri Kayini n'abakomoka kuri Baseti. Nubwo kuri Baseti bari abana b'Imana, ariko abanze kwakira agakiza byaragiye baributse kubera kuvanga imico. Ku gice cya 8 muzabona umwuzure ukuntu wakamye Nowa asohoka mu nkuge, ndetse mu gice cya 9 muzabona ukuntu Imana yasezeranije Nowa isezerano ry'uko itazongera kurimbuza isi umwuzure, ahubwo izarimbuza umuriro. Maze mu gice cya 10 muzabona bene Nowa binjiranye nawe mu nkuge, harimo uwitwaga Shemu, Hamu na Yafeti. Noneho muri kino gice cya 10 nibwo muzabona ikosa ryakozwe, ari nacyo icyigisho gishingiyeho. Muraza mu kubona ikosa ryakozwe n'umugabo bitaga Hamu, rikamugiraho ingaruka atari kuri we, ahubwo rikagira ingaruka ku rubyaro rwe. Ariko ubwo niwe nyine, kuko imivumo yaje mu muryango we niwe wayizanye. Tugiye mu cyigisho manuka kuri slide ya mbere, kugira ngo isi yari yarimbujwe umwuzure bitewe n'ubwigomeke bw'abayituye izongera kubona abantu bayitura, Imana yarokoye umuryango umwe ari wo wa Nowa, maze iramubwira iti ni wowe nabonye ukenerwa mu maso yanjye muri iki gihe. Nyamara kandi mu bahungu be 3 hagaragayemo itandukaniro nk'iryari ku isi mbere y'umwuzure. Itandukaniro ryagaragayemo nk'uko kwa Kayini twabibonye. Kuri Shemu, Hamu na Yafeti bagombaga kuba urufatiro rw'inyoko muntu, muri bo hagaragara neza imico y'urubyaro ruzabakomokaho. Abagabo uko ari 3 nibo dukomokaho. Burya isi abantu bararimbutse kubera gukora ibyaha, kandi atari uko abantu bataburiwe, bari baraburiwe nk'uko turi kuburira abantu muri kino gihe. Turi kubabwira ko isi igiye kurimbuka, isigaje akanya gatoya cyane, ibyanuwe byose byarasohoye, igisigaye ni kimwe, nuko byanga byakunda akarengane kaba, maze tukumva impanda. Nicyo gice gisigaye, ariko ibintu byose uko byanuwe byarakurikiranye, bimaze igihe byisukiranye uko bukeye nuko bwije. Abantu barimo baburirwa, ndetse abantu baranaburiwe, ariko ntabwo bashaka kwihana. Bumvise izakomezaho, ayo ni amagambo yabo, no kwa none uko byari bimeze. Babati ni amagambo yabo, ni kiriya gisaza cye gisazi, maze baramugaya. Ariko ibyo babonye mu by'ukuri byababereye bibi cyane. Maze rero mu kurokoka abana 3. Aba bana 3 rero ngo uko bitwaye cyangwa se imyitwarire yabo ni igihamya cyangwa se byagaragazaga uko abantu bazakurikira mu bisekuru bizakurikiraho kugeza uyu munsi, hari uko bagomba kuzitwara. Maze bigenda gute? Maze umunsi umwe Shemu igengo Nowa yaramaze gusohoka mu nkuge, ubuzima butangiye kugaruka, batangiye guhinga, batangiye kweza. Maze Nowa aragenda aranywa, amaze kunywa arasinda rwose, yageze mu zabukuru arasinda. Maze amaze gusinda, ejo bundi mbiga iki cyigisho kivuga inama Lemuel yagiriwe, nababwiye ko kunywa inzoga ari amakosa akomeye cyane, kuko nyina wa Lemuel amugira inama yamubwiye ngo inzoga uzihe ugiye gupfa n'abafite intimba hehe ku mutima. Niko yababwiye, ntabwo inzoga ari iz'abantu bazima, inzoga ni iz'abantu bagiye gupfa, niko ibivuga, cyangwa se zikaba iz'abantu bafite intimba ku mutima.
bakanywa urushinga ndushi bakaruka akanya gato, ariko mu kandi kanya bagasubira muko byageze. Nanone yakoze iryo kosa rero, anywa inzoga arasinda. Amaze gusinda yiyambika ubusa, yambara ubusa. Uyu mugabo bita Hamu rero, uyu muhungu bitaga Hamu, mu gihe yinjiraga mu nzu asanga se yambaye ubusa uko Imana yamuremye. Hamu aramwitegereza, aho kugira ngo amugire akabanga, amushakira akenda, amufubike, amuhishahishe. Maze Hamu agenda ari gusohoka, ari kubwira abakuru bati na murumuna bati, abakuru bati nimuze murebe iryo mbonye. Batubonye iki? Bati nimwebwe nimwinje mwirebere. Maze barinjira, barebye basanga se yambaye iki? Ubusa. Maze barangije bo kubera isoni bahita bafuka mu maso, babonaga ari sakirirago. Barangije bashaka umwitero, bagenda kigongo batamureba. Maze baramuzenguruka, maze bamukigiza umwitero, maze nuko nogwa baramubungabunga. Asindutse rero, amaze gusinduka yamenye ibyabaye, yamenye ikosa Hamu yakoze. Muri kino gice cya 10 muzabibonamo. Maze avuga amagambo akomeye, maze aravuga ati, Nowa ariye ku rubyaro rwa Hamu, avuma umwana we mu cyimbo cya se Hamu, agira ati, Kanani avumwe, azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se. Mwumvise ukuntu yavuze ngo Kanani agenze gute? Ariko wakoze icyaha ninde? Uwakoze icyaha ninde? Hamu niwe wakoze icyaha. None Kanani azize iki? Mwabyumvise? Umuvumo ushaka gukora icyaha uyu munsi, umuvumo ntukuzeho ukazaza ku mwana wawe cyangwa ku mwuzukuru wawe cyangwa ku mwuzukuza wawe. Uyu mwana bitaga Kanani ntabwo yari ahari iki cyaha gikorwa, ariko bitewe n'imyitwarire y'umubyeyi we ndetse n'imyitwarire azajya mu gihe kizaza, umuvumo ugomba kubugeraho. Icyaha kidasanzwe cya Hamu cyagaragaje uburyo yari afite mu mutima we ingeso mbi yo kutubaha ababyeyi be uhereye kera, kandi byahishuye ubunebwe n'agasuzuguro mu mico ye. Kanani n'urubyaro rwe rero bakomoye izo ngeso mbi kuri Hamu, ariwe watumye Imana ibaciraho iteka. Mani magambo, Kanani nta kindi yazize, nuko ya myitwarire mibi ya se yamukukiyemo, iramukurikirana, maze ntiyagira icyitegererezo kizima, maze akurikiza imyitwarire ya se. Niyo mpamvu yavumwe kuri iyi. Kandi uyu muvumo Kanani yavumwe wamugezeho rwose. Uyu muvumo yamugezeho n'ikimenyimenyi. Igihe babwiraga cyangwa se no bavuga ngo Kanani azatwarwe na Hamu ndetse na Shemu ndetse na Jafeti, byarabaye. Nimusoma mu mateka ya Bibiliya, abitwaga abanyakanani, ubwo n'urubyaro rukomoka kuri Kanani, batuye ahantu hazwi cyangwa se uyu munsi twita Israel, uyu munsi na Palestine niho batuye. Ariko muzi ko byagenze, abakomoka kuri Shemu, kuko Nowa yamaze kuvuga ko urwo rubyaro rukomoka kuri Kanani ruzatwarwa na Shemu. Abakomoka kuri Shemu, abo bitaga abasemite, harimo Abisirayeli bakomoka kuri Aburahamu. Muraza kubona nimugera mu gice cya 11 Prito yego cya 11 cyane cyane ku murongo wa 10 baravuze ngo urubyaro rwa Shemu bararurondora. None bageze kuri 26 bavuga kwande kwa Aburahamu, ariho wahinduriza akitwa Aburahamu. Aburahamu abyara Isaka, Isaka abyara nde? Yakobo. Yakobo akomoka kwande y'abaki? N'Abisirayeli. Nuko nguko nuvuga rero uyu muvumo wageze kuri Kanani gute rero? Aba bantu bakomoka kuri Shemu, abo bita abasemite, harimo Abisirayeli nyirizina bakomoka kuri Aburahamu. Abo baraje baturutse mu gihugu cya Egiputa, batera abanyakanani, maze barabazungura, igihugu cyose baragenza gute? Barakigarurira. Niko byagenze. Muzabisoma muri Yosuwa, igitabo cyose cya Yosuwa. Nizo ngendo ukuntu Yosuwa yayoboye Abisirayeli, bakagenda bafata imidugudu imwe n'imwe, bakagenda bayiyomekaho kugeza igihugu cyose bagifashe. Ndetse cyane cyane muzabisome no mu gice cya mbere cy'abacamanza, niho muzabisanga
ukuntu abanyakanani birukanwe mu gihugu cyabo bari batuyemo, Imana ikagihereza Abisirayeli bakomoka kuri Aburahamu, kandi Aburahamu agenda agakomoka ku rubyaro rwa Shemu. Uwo muvumo ni uko nguko wabagezeho. Reka mbabwire ko icyo Imana yavuze nta na rimwe igitagisoza. Ejo bundi ku isabato turimo twiga iby'ikimenyetso cy'Imana, twabonye mu byeshuwe igice cya 14:10 aho batubwiye ngo ubwo niwe uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguyemo amazi mu gacupa k'umujinya wayo, kandi azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Turi kureba abantu bose bakira ikimenyetso cy'inyamaswa ukuntu bizabagendekera, ibyago biri mu by'imperuka bizabageraho. Niba Imana yarabivuze ikabyandikisha muri Bibiliya, bizaba rwose, nta kizatuma bitaba uko byanditse kuri uko bizakurikirana mu gice cya 15-16, uko biriya byago bikurikiranye, nta na kimwe kizasimbuka etape yacu. Uko bitondetse niko bizakurikira, kuko ni Imana yabivuze. Aya magambo Nowa yavuze, Imana yarayasohoje, byarabaye. Katwigarukire kuri Shemu. Ku rundi ruhande, kuba Shemu na Yafeti bagaragaje kuri se no ku Mana kwari isezerano ry'uko urubyaro rwabo ruzamera mu gihe kizaza. Yerekeje kuri abo bahungu be babiri. Nowa yaravuze ati, Uwiteka himbazwe, niwe Mana ya Shemu, Kanani abo umugaragu we. Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu, Kanani abo umugaragu we. Kubera iki? Yaravuze ngo Uwiteka himbazwe, niwe Mana ya Shemu. Yarebye ko Shemu afite gutekereza wowe na murumuna we bitaga Jafeti, abona ko nibura mu gisekuru cye, burya abasaza bareba kure, abona ko mu gisekuru cye nibura hazaturukamo urubyaro rwubaha iki? Rwubaha Imana. Maze yumva agize umutima ukunze, maze yumva arishimye, aravuga ati, Uwiteka himbazwe, niwe Mana ya Shemu, ariko Kanani we abo umugaragu we. Nuko byagenze. Maze hari abagiye baturenguriraho rero ko dukomoka kuri Kanani, Abanyafurika bajya babivuga ngo dukomoka kuri Kanani. Niyo mpamvu bakomeza bakadutwara nyine, bakadutwara ibyo mbivuze n'akajwi gatoya, bakadutwara nyine, bakavuga ko abakomoka kuri Shemu nyine n'abo bazungu, Abayafeti n'Abashinwa, bari abantu bafite ruriya ruhu rw'undi, abo twita les hommes jaunes. Noneho twebwe rero n'igice kimwe cy'Abarabu, Abahinde, tugakomoka kuri inde? Kuri Hamu. Nuko babivuga. Nzabishakashaka sindabibona, ariko nuko babivuga. No, umuvumo urakurikirana. Urubyaro rwa Kanani rwagize ubuhenebere bukabije buri munsi y'ubwo abapagani bose babaho, nubwo bariho umuvumo wo kuba abacakara, kandi ubwo bucakara bakabumaramo imyaka amagana n'amagana. Imana yihanganiye ubuhemu bwabo no gushayisha kwabo kugeza igihe barengeje urugero ijuru ritakwihanganira. Nubwo bariho umuvumo, ariko Imana ntabwo yakuyeho urukundo, yakomeje kubakunda. Noneho bamburwa ibyo bari bafite, maze bahinduka imbohe z'urubyaro rwa Shemu na Yafeti. Hashize igihe urubyaro rwa Nowa rukomeje gutura mu misozi inkuge, hashize igihe urubyaro rwa Nowa rukomeza gutura muri ya misozi handi inkuge yahagaze. Ariko uko bagwiraga niko batangiye kudahuza. Kubera iki? Urubyaro rwa Hamu ntabwo rwubaha Imana, urubyaro rwa Shemu rukubaha Imana, batangira kudahuza. Kandi ejo twarabibonye, buri gihe abubaha Imana babangamira abatubaha Imana, kandi abatubaha Imana nibo babangamirwa, atari uko mu by'ukuri abubaha Imana bababangamiye, ahubwo ni uko imico bidahuye. Niyo mpamvu no mu ijuru burya umunyabyaha muhaye faveur uti mwigire mu ijuru, burya ntabwo yarituramo, yabona gahunda y'abamarayika, akabona gahunda y'abana b'Imana, ko batahantu hagarangiye kuba akigendera. Nuko byagenze ngo byageze aho urubyaro rwa Hamu rubona rutashobora guturana n'urubyaro rwo kwa Shemu, bitewe n'uko kwa Shemu basengaga Imana, bakayiramya, bakayikunda, bakayibwirizanya, bakagenda bayiganira, bakaganira amateka yaranze isi, bakavuga ukuntu Imana yerekanye urukundo ku bantu bayo, maze bakanga kuyumvira usibye se, maze se agafata umwanzuro wo kubaza inkuge, bakagenda baganira ayo mateka. Ariko kwa Hamu ntabwo babyemeraga. Barangije baravuga ati, ahantu nagaracu reka twerekeze mu kibaya cy'Ishinari, tugenda rero tujye gutura ku nkengero z'uruzi rwa Ufurate. Baragenda bakuruwe n'ubwiza bwaho,
baragenda barahatura. Bahageze ngo aho niho biyemeje kubaka umujyi munini cyane, kandi hagati muri wo bagashyiramo umuturirwa w'umunara muremure cyane, isi yose ikazawutangarira. Niwo mwanzuro bafashe. Maze kandi Imana yari yarabwiye abantu ko bagomba gutura ku isi yose, ariko abo bubatsi ba Babeli biyemeza kuguma hamwe bagakomera bakagera ubwami buzategeka isi. Imana ivuga cyangwa se irema yavuze ngo mwororoke mugwire iki? Mugwire isi. Ntabwo byari umugambi w'Imana ko abantu batura mu mijyi nk'uko dutuye. Oya, burya ntabwo ari umugambi w'Imana ko abantu batura ahantu hamwe bakikonsantara ahantu hamwe. Ntabwo ari umugambi w'Imana. Imana ashaka ko abantu batura basandaye isi yose. Ariko aba bantu bo kwa Hamu bagenda mu kibaya cy'Ishineri, baravuga ati rero ntabwo dutatana, dukora umujyi. Niyo bafunze umujyi bwa mbere. Dukora umujyi, dutura ahantu hamwe, niturangiza twubake n'umunara muremure, inzu ndende, ku buryo Imana nitekaza kongera kurimbura isi tuzagenza gute tuzabona ubuhungiro. Bubatse uyu munara muremure, maze barangiza Imana ikasobanya indibi izabo. Abantu bari batuye mu kibaya cy'Ishineri ntibizeraga isezerano ry'Imana ryavuga ko itazongera kurimbuza isi umwuzure. Benshi muri bo ntibemeraga ko Imana ibaho, kandi bakavuga ko umwuzure watewe n'impinduka zaje mu mikorere y'ibyaremwe. Bari bafite akavuyo, batari ko buriya ni Imana yarimbuye isi, bati oya, ahubwo ni impinduka zabaye, ni changement climatique, ni ikirere cyahindutse. Bakabivuga gutyo. Abandi bakavuga ngo ibyo bintu Imana yavuze ngo ntabwo izongera kurimbuza isi umwuzure, nta nubwo nabyo wabyizera. Bari bafite akavuyo, ntabwo wabyizera. Reka twibakire umunara muremure, maze niturangiza tuzawuhungiramo. Ariko babandi bo kwa Shemu bizeraga isumba byose, kandi bizeraga ko ari nayo yarimbuye isi, irimbuza amazi, kandi bakizera ko mbere y'uko Imana irimbura isi, Imana yabanje yatanga imiburo inyunyujije muri sekuruza bitaga Nowa. Maze rero nka Kayini, imitima yabo ihagurukira gukomera Imana, babandi bo kwa Hamu. Nuko byagenze, ntabwo nditindaho. Musimbuka kuri seride ya 14. Komeza usimbuke, komeza uhagaze aho ngaho. Tugarutse ku bana ba Hamu, kuyababwira ibyawe kuri Hamu. Bene Hamu yabyaye abana bane. Uwa mbere yitwaga Kushi, uwa kabiri yitwa Misiriyamu, uwa gatatu yitwaga Puti, uwa kane akitwa Kanani. Uyu Kushi na Misiriyamu sindi biyotendeho na Puti. Misiriyamu ni ukomoka n'Abanyamisiri. Wabyumvise? Abanyamisiri. Misiriyamu ni ukomoka n'Abanyamisiri. Abanyamisiri tubaziho iki? Bakoronije ubwoko bw'Imana, Abisirayeli, babakoresha iki? Uburetwa. Kanigarukiye kuri Kanani. Uyu Kanani niwe wakomokagaho n'Abanyakanani. Wabyumvise? Erega bari baturanye, bagiye baturanye, bagiye mu bihugu bimwe bagenda baturana. Kanani ni Abanyakanani, Misiriyamu ni Abanyamisiri, niwe bagenda bakomokaho. Noneho rero, ariko uyu Kushi wa muhungu w'imfura niwe wabyaye Nimurodi. Uyu Kushi niwe wazanye igitekerezo cyo kubaka umunara w'i Babeli. Ni nawe wazanye igitekerezo cyo kubaka umurwa w'Ininiwe. Umurwa w'Ininiwe murawuzi? Wa wundi Yona batumye kujya kuburira, maze bakagenza gute? Akagenda asirita ibirenge atabishaka, maze agakweba. Uyu Kushi niwe wubatse umudugudu wa mbere w'Ininiwe, ni nawe kandi wubatse umunara wa hehe? W'i Babeli, afatanije n'umuhungu we bitaga Nimurodi. Mukurikire amateka mukanyaraza kubacika. Noneho rero uyu mugabo, ku isi yose hari ururimi rumwe n'imvugo imwe. Mwiyimuka ry'abantu bava mu burasirazuba babona ikibaya mu gihugu cya Shineri, baratura. Nuko barabwirana bati nimuze tubumbe amatafari tuyatwikire mu itanura. Amabuye bayasimbuza amatafari, n'urwondo rwo gufatanisha barusimbuza ubujeni. Ubujeni Rwanda bwita iki? Ni nka kore ifatanye cyane, nabuze uko gisobanura, ariko mifate nka uko mubona kore. Nuko bati nimuze twibakira umujyi n'umunara ukora ku ijuru, maze izina ryacu ribe ikirangirire, kugira ngo tutazatatana ku isi yose. Uhoraho aramanuka, abahungu bari bazi ubwenge, aza kureba uwo mujyi n'uwo munara bene muntu bubakaga. Bubatse umujyi, barangije bakora n'umunara. Nuko Uhoraho aravuga ati
dore bose hamwe baremye umuryango umwe, bafite n'imvugo imwe. Ubwo batangiye gukora biriya, nta wundi mugambi uzagenza gute uzabananira. Reka tumanuke maze ururimi bavuga turusobanye, hatazagira wongera kumva icyo ndavuze. Umunara urabaranira maze batatanira ku isi yose, kudahuza biranga. Igifaransa kiravuka, Icyongereza kiraboneka, Ikinyarwanda kiba kiraje, Iringara nuko ryaje. Byaturutse ahangaha, byaturutse i Babeli. Kandi Babeli hitwa gusobanya, kuvangavanga, urudubi, nuko yitwa i Babeli. Manuka hasi. Ninde wubatse umunara w'i Babeli rero? Yego, ntihariye, ariko ahantu ntabwo ajya agaragaza amashusho neza, ariko nta kundi. Kushi mwene Hamu afashijwe n'umuhungu we bitaga Nimurodi, niwe bubatse umunara w'i Babeli. Mwumve ko abana ba Hamu bose bandurijwe hamwe. Kanani nubwo ari wavumwe, yavumwe kuko Shemu urubyaro rukomokaho rwagomba kuzabaka igihugu bakagituramo. Ariko ntabwo bikwiye ko n'abandi bana bagiye kubyarana na Hamu nabo badafite ibindi bintu bizira bagiye kuzana muri iyi si. Uwitwa Kushi rero niwe wari imfura mwene Hamu, ngo yari umuhanga cyane, yari umwenjenyeri kabuhariwe. Mu benjenyeri babayeho ku isi nta n'uwapfa kumukurikira. Ubwo ni umuhungu bitaga Nimurodi, wubatse umunara w'i Babeli. Mutekereze icyo gihe nta mesanseri yabagaho, nta terambere ryakabayeho, ariko mutekereze ko abantu bubatse umunara muremure kugeza ubwo Uwiteka nawe utangariye. Bari bazi ubwenge, bari bateye ubwoba. Umugore wa Kushi rero, mutega amatwi, yitwaga Semiramisi. Kushi yari afite umugore witwaga Semiramisi, bakabyarana umwana bitaga nde? Nimurodi. Kushi amaze gupfa, Nimurodi, ubwo Nimurodi ni umuhungu wande wa Kushi, arongora nyina bitaga Semiramisi. Mwumva iryo shyano, abantu bari umuvumo. Tekereza, papa wawe warapfuye ukaza ugatwara mama wawe ukamugira umugore. Mwumvishe wa muvumo. Semiramisi yabyaye Tamuzi. Uyu Tamuzi rero, uyu Tamuzi ntabwo yari umwana wa Kushi, ahubwo yari umwana wa Nimurodi. Mani magambo, Nimurodi yabyaranye na nyina. Babyumvise? Kugeza ngaho turi kumwe. Muntega amatwi, aho nshaka kugera sindahagera kandi ngiye kuhagera. Nimutakarira mani magambo, ndashaka kubereka gusenga ku cyumweru aho byaturutse. Babyumvise? Nakomeje cya cyigisho ndi kureka n'icyo abantu bazazira, kanangiye bisubiramo neza. Kushi mwene Hamu afashwe n'umuhungu we Nimurodi, bubatse umunara w'i Babeli, bubaka na Ninewe. Kushi rero yari se wa Nimurodi. Kushi amaze gupfa, Nimurodi arongora nyina bitaga Semiramisi. Amurongoye babyarana umwana bitaga Tamuzi. Nimurodi rero yari igihangaje, nawe yari umuntu uteye ubwoba. Ariko uyu Nimurodi niwe wateye urujijo rukomeye mu bantu rwo gukora Satani, maze azana gusenga ibigirwamana mu isi mu buryo bufatika. Bituma bitewe nuko yari yarashajishije mu gukorera Satani, Shemu wa wundi twavuze, bituma Shemu amwica. None bitajya kumvikana. Kushi yapfuye, Nimurodi nagenje gute? Arapfuye. None nyina we aracyari bitaga Semiramisi, atwara inda y'indaro. Mu nda y'indaro rero amaze gutwita, ngo ajijisha abantu, aragenda arihisha, amara igihe kirekire, agarukana yanda ari nkuru, maze avuga ko yari yagiye gusura umugabo we, ubwo ari we n'umuhungu we bitaga Nimurodi. Kandi avuga ko Nimurodi aho yari yagiye kumusurira yamuteye ite, ariko yamuteye inda yarapfuye. Byashoboka ko ari ukujijisha. Uyu Nimurodi bakavuga ko yari igihere, kuko yari igihangaje. Ntabwo bemeye ko yapfuye ngo ajye ikuzimu, ahubwo bavuga ko yapfuye akajya ku izuba. Mwatangiye kumva noneho? Mugiye kumva inkomoko yo gusenga ku izuba, Sunday. Bavuze ko Nimurodi kuko yari igihangaje. Igihangaje ntabwo gipfa ngo gipfe, ahubwo Nimurodi yarapfuye ajya hehe? Ajya ku zuba. None rero Semiramisi avuga ko yari yagiye kumusurira hehe? Ku izuba.
kandi umenye ko abami ba kera bafatwaga nk'Imana, ibyo bavugaga byose bavuga ko ari ukuri. None rero amaze gutwita rero inda arayibyara, maze arangije avuga ko umugabo wanjye Nimurodi ajya anacishamo akaza kunsura nijoro mu mpera z'ukwezi. Ati rero bityo rero nindamuka mpfuye muteye kuzanshingura uko mwiboneye, kuko njyewe nzashingurwa ku kwezi. Mwabyumvise? None rero Nimurodi agiye ku zuba, Semiramisi napfa azajya hehe? Ku kwezi. Kandi napfa azajyana n'umuhungu we bita Tamuzi, bajyane hehe? Ku kwezi. Ese ntabwo murasohoka nijoro ngo mubone ukwezi kurimo umugore ufashe umwana? Mujya mubibona? Murabibona? Abanyabwenge b'iki gihe bari bazi ko ukwezi kujya kuzamo ishusho y'umugore ufashe iki? Umwana. Maze rero ubwo rero bakabyitira ko ni Semiramisi wapfuye akajya ku kwezi, akajyana n'umuhungu we Tamuzi nawe amaze gupfa, bakaba ko yamusanze ku kwezi, na n'isano bakaba babyemera gutyo ko uriya uba mu kwezi ni Semiramisi n'umuhungu we bita nde? Tamuzi. N'ubu abantu baturuka mu gice cyo muri Aziya babyizera uko nguko, ariko bavuga ko Nimurodi we ataba mu kwezi, ahubwo aba hehe? Mu izuba, kuko izuba niryo rikuru, kandi izuba rereza urumuri iki? Ukwezi. Bityo rero Nimurodi akomeza gucunga umuhungu we ubwo na nyina cyangwa se n'umugore we babarizwa mu kwezi, nguko byaje. Maze rero bituma Nimurodi yitwa imana y'izuba, Bayali. Burya Bayali bivuga imana y'izuba. Mwabyumvise muzabisoma muri Ezekiel igice cya 8:16. Semiramisi yitwa imana y'iki? Y'ukwezi. None rero umunsi w'ivuka ry'izuba akaba tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12. Ndagiye mwumve na hano Noheli ukuntu bayizihiza. Tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 bavuga ko ari umunsi w'ivuka ry'izuba, kuko nibwo Nimurodi yavutse. Yavuze ku itariki ya 25 z'ukwa 12 kuko agiye ku zuba. Rero ubwo bakaba ko rero umunsi w'ivuka ry'izuba, ubwo cyangwa se umunsi w'ivuka rya Nimurodi ni ku itariki ya 25 z'ukwa 12. Bagafata ko rero aribwo Nimurodi agaruka ku isi. Mani magambo, iyo abantu biziza za Noheli baba bavuga ko rero twebwe mu bakristo kabyita gutyo, baba bazi ko bari kwiziza ivuka ryande? Rya Yesu. Ariko abatiziza cyangwa se abatari abakristo ubwo muri bace bya Aziya, bo iyo bakuru uyu munsi mukuru baba bavuga ko bari kwizihiza cyangwa se igaruka rya Nimurodi ku isi, akaba ari umunsi w'iki? W'izuba. None rero turangije, abakristo turaze kubona ko igihe cyageze, maze imihango ya gipagani ishyirwa ku cyumweru kugira ngo rubanda nyamwinshi rusenga ku cyumweru rugirwe abakristo, ariko bazi igice. Babyumvise? Nuko byagenze, nuko umunsi waje. Semiramisi amaze gupfa rero bavuze ko yagiye kuba mu kwezi. Semiramisi yitwa imana y'ukwezi nabisobanuye. Maze rero Nimurodi aba imana y'izuba, abamusengaga bakamusenga ku cyumweru, Sunday, ku cyumweru, ku munsi w'izuba. Nuko Nimurodi yayobeje abantu, abateye mu rujijo, confusion, kandi urujijo rwarakuze rugera ku itorero ry'i Roma, ndetse rurishirisha mu bikorwa, bituma rifatwa nk'agahembe gato kavuga ibigenje gute? Ibikomeye. Uko byagenze. Mani magambo, igihe umwami Constante yakoze analyse cyangwa se ubusesenguzi, asanga mu gihe cy'itotezwa ry'itorero guhera mu itorero rya Efeso 34 ukazamuka no mu yindi myaka, asanga abami bose bajyaga batoteza abakristo, bapfaga nabi. Arangije akora imibare bati none abantu bose ko bagiye bapfa nabi kubera gutoteza abakristo, ahubwo ni gute nakwegereza abakristo nkaba umukristo ariko ntari umukristo, kugira ngo mbigarure mbayobore neza, mbe umwami natakaje ubwami bwanjye, ariko nabano bakristo kuko nabo nkabayoboka singira abantu ndwana nabo. Akora imibare, yegera
itorero katolika kiliziya. Yavuga ati rero ndemera kubatizwa rwose, ndemera kubatizwa. None rero ariko nk'umwami kumfata muri amubatizo mukanjabika muri birabizi, kaza ndi gushongoruka ndi umuntu w'umwami, ntabwo umwami uhaye icyubahiro. Njyewe nimufata utuze mushire hehe ku gahanga, ni ukumutiza ku gahanga waje. Bwari uburyo bwo kubaha umwami. Ariko aragira bati rero mwabonye ko abantu benshi basenga ku cyumweru bari gusenga Imana y'izuba, none se mwakuye ku isabato mukazana ku cyumweru ku munsi wa mbere, ko muzi ko ari nabwo Yesu yanavutse kandi nabwo twabona n'abayoboke benshi? Maze wa papa naberetse ku isabato rutanga Silvestre aravuga ati ibyo bintu, icyo gitekerezo ni cy'abagabo, icyo gitekerezo uzanye nicyo, tugumane ku cyumweru kandi nibwo tuzabona abayoboke. Nuko rero bavuga ngo kuko ku cyumweru abantu benshi bajya gusenga Imana y'izuba, birikumvikana? Ubwo rero abantu basenga Imana y'izuba, niba umva turi gusenga ku cyumweru tukavuga Imana yo mu ijuru, ntacyo bizaba bitwaye, bizatuma uwo munsi aribwo tubona abayoboke benshi. None b'abapagani bajya gusenga Imana y'izuba, bumva umunsi wabo ntabwo uvuyeho. Icyo kuri kigiye guhinduka ni iki? Ni inyigisho gusa zigiye guhinduka. Bateko ntacyo bitwaye. Niba se bakomeje gusenga ku munsi wacu w'izuba, kuki tukomeza gusenga muri ubwo buryo? Maze rero dimanche yemezwa muri ubwo buryo. None ni Imana yabivuze cyangwa n'abantu babivuze? Ni Imana? Ni abantu bageje gute? Ni abantu babivuze. Kandi ibyiza ni ukumvira Imana kuruta iki? Abantu. Ntabwo Imana yigeze itanga icyumweru ngo abantu bagisenge. Oya rwose. Mbabwiye n'inkomoko yacu. Ntabwo Yesu Kristo yavuze ku itariki 25 z'ukwa 12. 25 z'ukwa 12 wari umunsi ngarukamwaka wasengwaga bari gusenga Bayali cyangwa se Imana y'iki? Y'izuba. Iyo minsi naho yakomotse. Bityo rero Imana iri gukora iperereza ku byo abantu bakora bitewe n'ubyo abantu bagiye bihangira. Niyo mpamvu rero tuvuga ko ubwo bubasha bwahinduye iyo minsi n'amategeko bigahinduka bwiza ngo n'ububasha bw'agahembe gato. Kandi mu byashyizwe igice cya 13 muzabisoma, mu byashyizwe igice cya 13 byiswe inyamaswa isa n'ingwe. Bityo rero aka gahembe gato kihaye ubasha bwo gutuka Imana, karwanya abera kenda kubanesha, kari gafite akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Kandi aka gahembe gato kadutse igihe ubwami bwa Roma iyo mwishura gipagani bwari buciye. Bane magambo cyo nshaka kubabwira rero nuko Imana irimo ikora iperereza ryako kaduruvayo kose kaje mu isi. Kandi ntabwo ikora iperereza kuri ako kaduruvayo kaje mu isi gusa, irimo inakora iperereza ku bantu bose bemeye ako kavuyo kandi ukuri barakumenye. N'ubu kuri kuratambutse. Mwumvishe inkomoko yo gusenga Sunday ku cyumweru, mwumva inkomoko y'umubatizo, mwumva inkomoko yo gusenga ibigirwamana, mwumva inkomoko y'ukuntu ibyo kwiziza Noheli byaturutse. Murabyumvise? Niba mubyumvise rero mugomba kumenya ukuri mukakugenderamo. Kutakugenderamo ni ukunyanya n'ukuri wakwirengagije, yaba uwabishizeho yaba uwabikurikije, kandi ramenye ukuri akakwirengagiza, bose bazarimbuka kimwe rwose. Ariko n'uwabimenye agashaka kugendera mu kuri, ariko ukuri kwe ntakunambeho ngo agukomeze, nawe azabisira. Kuko Imana iri gukora iperereza ngo irebe ibyo abantu bakora. Ntabwo nshoboye kugenda ngo mbere kukuntu kagahembe gatoya kavuze ibikomeye byo gutuka Imana, kagahindura ibihe n'amategeko, mukaza kubona ukuntu amategeko yagiye anahinduka. Ntabwo ufite umwanya wo kubijyamo. Ariko iby'agahembe kakoze gato ni ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Nuko amategeko 10 y'Imana aboneka mu kuva mu gice cya 20 ukuntu yahindutse, bagafata amategeko bakagenda bayacamo ibice kugira ngo amategeko ahinduke. Muzabona ko mu by'ukuri Imana ntakishobora kwihanganira ibyo bintu, igomba gukora iperereza kandi yarangiza igaca n'urubanza, igaca n'umupfundikizo. Muri umugoroba rero ndabifuriza kuyoboka Imana, ndabifuriza kumvira ubushake bw'Imana, kandi mukarema igisekuru cyo kwizera. Ntimureme igisekuru kizajyaho umuvumo nk'uko wa byamugendekeye. Ibisekuru byanyu bizabakomokaho. Niba Yesu atinze bizaba ibisekuru byubaha Imana. Burya uko witwara uyu munsi nababwiye ko bizagira ingaruka ku byo bizagukomokaho. Iyo twubashye Imana tukagenda mu kuri kwayo, nubwo abana batunanira
ntabwo tuzabura abadukomokaho bazubaha Imana kuko natwe twagenje gute twayubashye. Rero Imana izakora iperereza isange twe ibisekuru byacu bihagaze neza mu izina rya Yesu. Nta bantu nta bashyitsi bahari ngo tubasengere muri uyu mugoroba bifuza ko tubasengera. Umushyitsi ushaka ko tumusengera akavuga ati menye ukuri ko igisekuru ugomba kucyubakira kuri Kristo kikazaba igisekuru kizima, kandi menye ukuri ko Imana iri gukora iperereza y'ibyo abantu bakora, kandi ngenda ndashaka ko nikora iperereza ryanjye rizaba ryiza. Ati none rero ni mu nsengero nta muntu ari ngo atambuka azi tumusengera. Arahari? Harobonetse? Ntabwo narebye. Tambuka uzane imbere tugusengere. Tambuka uzane imbere tugusengere. Ndasaba bakuru b'ituro muze tumuzenguruke. Abakuru b'ituro bahari na pasitoro tambuke bari kumugisha. Imana bamugisha. Imana bamugisha. Abakuru b'ituro bahari bari bamugisha. Imana bamugisha. Imana ikora iperereza ku byo abantu bakora n'ibyo bibwira kuko abantu birengagije ukuri. Ejo tuzakomeza tubereka ukundi kuri gushingiye kuri ibi ngibi, ariko by'umwihariko dushimiye abavandimwe bitanze. Niba ari udusigaye natambuke aze tumusengere. Nta kindi gihe gihari, isi iri kugenda igana mu marembera, isi iri kurimbuka rwose. Iyo wumvishe ubutumwa gatoya Imana ibara ko byose wabyumvise. Ubu nta rundi rwitwaza abantu bazagira. Ubutumwa bwamaze gutambuka, nta handi hantu muzabwumva nimubwumva na amahirwe, ariko bwatambutse ukuku Imana ishiraho k'ibintu byumvikanye. Reka tubasabere kugira ngo niba ucicaye kandi uri kumva hari ukuri kumaze kujya mu mutima wawe utambuke tugusengere bigishoboka. Kandi amasaha twahawe ni 24 niyo tugomba gupangira ibyejo bibara bejo. N'umunyarwanda ko yabivuze, niba wumva ku mutima hari kiriho uze tugusengera ubu ngubu ibyejo bibara bejo. Reka dusabe tange mikoro, ntabwo dutinda turirimba, maze dusengere aba bashiki bacu bitanze kandi Uwiteka barebe neza. Reka dusabe pastor dusengere. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane kubw'urukundo rwawe rwaturemye kandi rukaducungura. Gushimwa no guhimbazwa n'icyubahiro bibi byawe iteka ryose. Ni wowe wenyine ukwiye icyubahiro cy'Imana kuko watugiriye neza ukaduha ijambo ryawe. Uyu mwanya tugize umugisha wo kwibutswa amateka yo kuremwa no gucungurwa kwacu. Tubonye ubwigomeke bwa mwene muntu kandi tubonye urukundo Imana yacu dukunda. Turakwinginze ngo twe twabonetse muri iteraniro twese uduhe kukuyoboka, twirinde kuyoboka undi utaraturemye ngo aducungure. Abaja bawe baje hano imbere yawe kuko umutima wabo wumvise ijwi ryawe, Umwuka wera akagira ibyo abaganiriza, ubaha umugisha wawe. Muri iri teraniro ukuri kugiye ahagaragara, Satani aramwaye, mu ijuru impundu ziravuze. Kubera ko abana bawe bafashe umwanzuro ukomeye wo kugusanga, ubakire. Ubu ngubu nibwo kwitaba Imana bibaye, kubera ko umuntu ayitaba akiriho. Ubakire kandi amazina yabo avanwe mu gitabo cy'urupfu ashyirwe mu gitabo cy'ubugingo. Ubarwanire intambara zabo kandi ubaneshereze. Abashobora kubaca intege batsindwe mu izina rya Yesu. Satani wabagirira nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi atsindwe kubw'igitambo cy'i Karuvari, ahubwo bambikwe imbaraga
zizatuma turagana ubwami bwawe. Mu bihe binyuranye Satani yagiye agoreka ukuri kwawe, azana urujijo mu bantu, yitiraga ibidakwiye kwitiranwa, ariko tugushimiye ko waduhaye amategeko yawe, ukaduha ijambo ryawe kugira ngo abana bawe tumenye ukuri. Uyu munsi rero ukuri kugiye ahagaragara, uduhe kukugenderamo, uduhe kandi kugushikamamo kugira ngo tuzaraga ubwami bwawe. Nutabashije guhaguruka ariko afite icyo avugana nawe biciye mu Mwuka Wera, umwumva uri mu ijuru umubere igisubizo. Ubuntu bwawe n'amahoro yawe bibaye na buri wese ukwifuza, kandi aya materaniro dukomeze guterana n'ingabo zo mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze ya baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahani iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho, wabibwirwa n'umubwiriza niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza, numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro, kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofiri y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo, ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 9 z'ukwezi kwa kane 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo, ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba, ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba, naho mu yindi minsi nuguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane, nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe n'iki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventisi umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. Sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire.